Muraho neza mwese, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi turasubira mu mateka y'isi tureba ubuzima bw'umwe mu bantu bakomeye kandi badasanzwe mu mateka. Mugabo wasize akaga n'ingaruka zikomeye ku isi yose, Adolf Hitler. Ariko ntituravuga ku butegetsi bwe gusa, ahubwo turatangira ku buzima bwe bwa kera igihe yari akiri umwana. Umusore w'inzozi nyinshi wahuye n'ubwigunge, ubukene ndetse n'ibitekerezo by'ubuhanzi, ariko bikarangira abaye umunyagitugu uvugwa hose mu isi. Ni gute umusore wifuzaga kuba umuhanzi yaje kuba umwe mu bantu bazwiho kwangiza amateka y'isi? Ni iki cyamuhaye imbaraga zo kuba umuntu ushobora guhindura amateka y'igihugu cye n'isi yose, ndetse akazana n'ibyago bikomeye ku bantu benshi? Mu kiganiro cyacu turarebera hamwe ibihe by'ubuzima bwa Hitler, turarebera hamwe mbere y'ubutegetsi, turebe ibimenyetso by'ingenzi byamugize uwo ari we, kandi tukwereka uburyo amateka akiri muto yakomeje kugira ingaruka zikomeye ku isi. Hanyuma mu kiganiro gikurikira tuzasesengura intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi, ndetse na jenoside yakorewe abayahudi, tureba uburyo ibyo byose bifitanye isano n'ubuzima bwe bwa kera. Muhawe ikaze, reka tuvuge kuri Hitler. Mwibagirwe kandi kudusangiza igitekerezo cyanyu muri komenti. Nge nitwa Umutesi Gloriose, mbahaye ikaze. Adolf Hitler yavutse ku itariki ya 20 Mata 1889. Se yitwaga Alois Hitler, nyina akitwa Clara. Avukira mu mujyi wa Braunschweig mu bwami bwa Austro-Hungary, ubu ni mu gihugu cya Autriche. Hitler yabatirijwe mu itorero Gatolika rya Roma. Se Alois Hitler mu mwaka w'1837 kugeza mu 1903 yari umukozi wa gasutamo ku rwego ruringaniye. Clara hagati y'umwaka w'1860 n'uw'1907 yabaye umugore wa gatatu wa Alois Hitler. Babyaranye abana 6, ariko 4 muri bo bapfuye bakiri batari impinja. Mushiki wa Hitler muto witwaga Paula yavutse mu 1896. Hitler kandi yari afite abavandimwe 2 bakuru b'inyuma bakomokaga ku mugore wa kabiri wa se. Umuryango wa Hitler wagiye wimuka inshuro nyinshi mu gihe Hitler yari akiri umwana. Mu 1898 batuye mu mudugudu uri hafi y'umujyi wa Linz muri Autriche. Mu myaka mike yakurikiyeho Adolf Hitler yize ishuri muri Linz, aho yagiraga ibibazo mu masomo kandi amanota yatari meza. Mu gihe Adolf Hitler yari akiri mu ishuri, yagiye ahura n'ibitekerezo by'ubunazi bw'Abadage byari byiganje mu mujyi wa Linz icyo gihe. Ibitekerezo byigishaga ko Abadage ari ubwoko bwihariye kandi ko bagomba kwiyunga bakaba igihugu kimwe gikomeye. Hitler ashobora kuba yaramenye kandi akumva ibitekerezo bya George Ritter von Schönlehr, umunyapolitiki wari uzwi cyane. Schönlehr yavugaga ko Abadage bose aho bari hose bagomba kuba igihugu kimwe, kandi ko batagomba kuyoborwa n'ubwami bwari bugizwe n'amoko menshi nka Austro-Hungary. Yizeraga ko ubwo bwami bwabangamiraga inyungu z'Abadage. Ikindi gikomeye nuko Schönlehr yamamaje ivangura rishingiye ku bwoko, by'umwihariko irondabwoko ry'Abayahudi. Yavugaga ko hari amoko amwe aruta ayandi. Igitekerezo cyaje kugira ingaruka mbi cyane mu mateka y'Uburayi. Ibitekerezo byagize uruhare mu guhindura imitekerereze ya Hitler akiri muto, nubwo atari guhita agira ububasha muri icyo gihe. Adolf Hitler akiri muto yifuzaga kuba umuhanzi. Nk'uko ubwe yabivugaga, yajyaga atongana cyane na se kuko se yashakaga ko yinjira mu mirimo ya leta y'ubwami bwa Austro-Hungary, civil service. Nyuma y'urupfu rwa se mu 1903, Hitler yashoboye kubyumvisha nyina, amwemerera gukurikirana inzozi ze zo kuba umuhanzi. Mu gihe cy'itumba ryo mu 1907, Hitler yakoze ikizamini cyo kwinjira mu ishuri rikuru ry'ubugeni Vienne, ariko ntiyatsinze, asubizwa inyuma. Uyu munsi mu kinyejana cya 21, inkuru ya Adolf Hitler akiri muto nk'umuhanzi wananiwe iracyakomeza kuvugwa cyane. Igaragara kenshi mu nkuru zisekeje, mu biganiro by'amateka byibaza uko isi yari kuba imeze iyo ubuzima bwe butagenda nk'uko bwagenze, maze Hitler akaba umuhanzi aho kuba umunyapolitiki. Hari inkuru ikunzwe ivuga ko Adolf Hitler yatangiye kwanga Abayahudi bitewe n'uko hari umuganga w'Umuyahudi wavuraga nyina, ariko abashakashatsi b'amateka bagaragaza ko iyo nkuru atari yo kuko ibimenyetso by'amateka biyivuguruza. Mu mwaka w'1907, Hitler yitaye cyane kuri nyina Clara wari urwaye kanseri y'ibere kandi ari hafi gupfa. Muganga wamuvuraga ari Dr. Eduard Bloch, wari Umuyahudi. Aho kumwanga, Hitler yamugiriye icyizere, bagirana umubano mwiza, ndetse Hitler yamushimiye ku bwitange n'ubuvuzi bwiza yahaye nyina. Ibi bigaragaza ko muri icyo gihe Hitler atari afite urwango ku Bayahudi bose.
Nyuma y'imyaka myinshi igihe abanazi bafataga Autriche, Hitler yategetse ko Dr. Bloch n'umugore we badakorerwa bimwe mu byemezo by'irondabwoko byagombaga gukorerwa Abayahudi. Ibi byemezo byari bikaze mu Bayahudi benshi, ariko we yarokowe kubera umubano mwiza yari afitanye na Hitler. Mu ntangiriro z'umwaka w'1908, hashize ibyumweru bike nyuma y'urupfu rwa nyina Clara, Hitler yimukiye Vienne. Umujyi wa Vienne wari utandukanye cyane na Linz. Aho Linz yari ifite abaturage benshi b'Abadage, Vienne yari umujyi w'amoko menshi n'amadini atandukanye. Muri Vienne hari Abayahudi benshi kimwe n'abandi baturage b'ingeri zitandukanye. Hitler yabaye muri uwo mujyi kugeza muri Gicurasi 1913. Mu ntangiriro Hitler yabayeho neza hagati Vienne. Yari afite umugabane w'amafaranga y'umuryango yasigaranye, bityo ntiyakoraga. Ibi byatumye yishima gato mu buzima bwe, ariko ibyiringiro bye byo kuba umuhanzi byari bikiri kure, kuko mu 1908 kugeza mu 1909 yatsinzwe bwa kabiri mu kizamini cyo kwinjira mu ishuri rikuru ry'ubugeni. Ibi byaramubabaje cyane kandi bituma yitandukanya n'umuryango we, hanyuma atangira kugira ubwigunge. Mu mpera z'umwaka w'1909 amafaranga yari asigaranye nayo yaje gushira, maze agwa mu bukene bukomeye. Byabaye ngombwa ko ajya kuba mu kigo cy'abatagira aho kuba by'agateganyo, hanyuma ajya no kuba mu rugo rw'abagabo, ahura n'ubuzima bugoye kandi butoroshye. Nyuma y'imyaka 2 Hitler yamaze Vienne, umunyapolitiki w'irondabwoko Karl Riga yari umuyobozi w'umujyi wa Vienne. Riga yari umwe mu bashinze ishyaka ry'abakristo bo muri Autriche, Austrian Christian Social Party. Umunyapolitiki, Riga yakoresheje irondabwoko ry'Abayahudi mu bukungu hamwe n'uburyo bushya bwo gukora politiki kugira ngo abone abaturage bamushyigikira mu matora. Hitler nyuma yaho yavuze ko ibitekerezo bye by'irondabwoko ry'Abayahudi byatangiye kwiyubakira Vienne. Yavugaga ko Riga hamwe n'inyandiko z'imyidagaduro ya politiki y'irondabwoko byamuhaye igitekerezo cyo kubyemera, ariko ibimenyetso by'ubuzima bwe bigaragaza ko batari ukuri 100%. Mu gihe yari Vienne, Hitler yari afite inshuti n'abafatanyabikorwa b'Abayahudi mu bucuruzi. Bishingiye ku bimenyetso bihari, Hitler ntiyabonye cyangwa ngo akurikize irondabwoko ryuzuye ry'Abayahudi kugeza amaze kuva Vienne. Gusa ibi bihe byamugizeho ingaruka, kandi birashoboka ko byagize uruhare mu gutuma nyuma yaho yemera ibitekerezo by'ivangura mu byerekeye Abayahudi. Muri Gicurasi 1913, Hitler yavuye Vienne ajya Munich, murwa mukuru w'intara ya Bavaria mu Budage. Yimukiye Munich kugira ngo yirinde ibihano byo kwirengagiza inshingano ye yo gukora mu gisirikare mu bwami bwa Austro-Hungary. Hitler yishyuraga urugendo rwakoresheje asigaye ku mugabane w'amafaranga yasigiwe n'umuryango. Yari Munich, Hitler yakomeje kubaho nta murongo uhamye. Yibandaga ku kwigurira ibiryo no kwishakira amafaranga akoresheje gutanga amashusho yakoraga. Mu gihe intambara ya mbere y'isi yatangiraga mu 1914, Hitler yiyandikishije nk'umusirikare w'umukorerabushake mu gisirikare cy'Abadage. Yoherejwe ku rugamba aho yakoreye ibikorwa byo mu gisirikare, akaba yarahuye n'intambara ndetse akanakomereka. Ibi bihe byamuhaye ibyiyumvo byo kwiyumvamo igihugu no kugira ubutwari, kandi byagize uruhare rukomeye mu kuzamura ibitekerezo bye bya politiki nyuma y'intambara. Mu gihe cy'intambara, Hitler yahawe ibihembo bitandukanye birimo Iron Cross Second Class mu Kuboza 1914 na Iron Cross First Class muri Kanama 1918. Ibi byerekana ko yagaragaje ubutware n'imikorere myiza ku rugamba nubwo atigeze azamurwa mu rwego rwo hejuru. Mu Kuboza 1914, Hitler yahinduriwe inshingano aba dispatch runner, bisobanura ko yoherezaga ubutumwa hagati y'ibiro bya komande y'ingabo n'abasirikare bari ku rugamba. Ibi byatumye adakora ku rugamba rwa mbere, ahubwo agakorera inyuma y'umurongo w'intambara. Mu myaka 4 yakurikiyeho, ishami rye ry'ingabo ryarwanye intambara nyinshi mu Bubiligi no mu Bufaransa ku rugamba rwo mu Burengerazuba. Nubwo Hitler yari ari ku rugamba n'itsinda rye mu gihe kinini cy'intambara ya mbere y'isi, yabayeho kandi igihe gito ku rugamba rwo mu Budage, Home Front. Nyuma yo gukomereka mu kwezi kwa 10 1916, Hitler yagumye mu bitaro by'ingabo hafi ya Berlin mu gihe cy'amezi 2. I Munich yabonye ubukene bukabije bw'abaturage b'Abadage mu gihe cy'imbeho ry'itumba hagati y'umwaka 1916 n'1917. Ubu bukene bukaba bwaratewe n'umusaruro mubi w'ibiribwa no gufungwa kw'imihanda y'ibiribwa mu gihe cy'intambara.
Umwaka n'igice nyuma yaho mu kwezi kwa 1918 ubwo yari mu ruhushya, Hitler yabonye uburyo imbaraga n'umurava by'Abadage byari byaragize ihungabana ku rugamba no mu gihugu. Ibi bihe byamuhaye isomo rikomeye kandi byagize uruhare mu myanzuro yagiye afata ku bijyanye n'ibiribwa mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Nubwo abasirikare benshi b'intambara ya mbere y'isi bahise basubira mu buzima busanzwe nyuma y'intambara, Hitler yahisemo kuguma mu gisirikare cya Bavaria nyuma y'uko intambara irangiye. Ibi byabaye atagira umuryango, inshuti, aho kuba cyangwa amahirwe y'akazi. Ntiyari afite ahandi ho kujya. Hitler yagumye mu gisirikare cya Bavaria mu gihe cy'amahoro kuva mu itumba ry'1918 kugeza ku mpera z'Ukuboza 1920. Muri icyo gihe ibikorwa bya politiki byahindukaga vuba cyane kandi bimuzengurutse, bikaba byaramugizeho ingaruka zikomeye mu myemerere ya politiki. Nyuma Hitler yagarutse i Munich mu mpera z'Ukuboza 1918, umujyi wari urimo impinduramatwara zikomeye mu bya politiki. Ku itariki ya 7 n'iya 8 Ugushyingo 1919, abavugizi b'impinduramatwara muri Bavaria basubijeho umwami Ludwig wa gatatu kandi bashyiraho leta y'ubutegetsi bw'abaturage, Democratic Republic. Kuva mu Gushyingo 1918 kugeza muri Gashyantare 1919, umuyobozi w'iyo leta nshya ya Bavaria yari umunyasosiyaliste, Kurt Eisner, wari umuyahudi. Eisner yishwe muri Gashyantare 1919 maze asimburwa na Johannes Hoffmann, waje guhatwa gusohoka mu mujyi ubwo habagaho igerageza ry'abakomunisite bashakaga gufata ubutegetsi. Mu mezi ya Mata na Gicurasi 1919, Bavarian Soviet Republic, leta y'abakomunisite yafashe umujyi wa Munich, ariko hamwe n'ubufasha bw'intara z'abaturanyi n'ingabo z'abaturage, ubutegetsi bwa Hoffmann bwashoboye gusubiza ibintu mu buryo, haza igikorwa cyo kurwanya abakomunisite, aho abana magana bahasize ubuzima. Mu gihe ibi byose by'impinduramatwara mu bya politiki byabaga i Munich, Hitler yakomeje gukorera mu gisirikare cya Bavaria. Yahisemo kugumayo nubwo yari afite amahirwe make yo kuva mu gisirikare. Ibi bivuze ko Hitler uzwi nyuma nk'umuntu warwanyaga ubutegetsi bwa parliamentary, ubutegetsi bushingiye ku nteko nshingamategeko ndetse na communism, yabaye umusirikare ku bushake bw'ubutegetsi bwombi, haba ku bwa leta ya socialiste y'abaturage ndetse n'iya gikomunisite. Mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi ndetse na nyuma yayo, irondabwoko ry'Abayahudi ryariyongereye cyane mu Budage hose. Abadage benshi bashinjaga Abayahudi bose kuba aribo bateye Ubudage gutsindwa mu ntambara ya mbere y'isi, kuba hari revolution yabaye mu Gushyingo 1918 ndetse no ku bitekerezo bya gikomunisite byari byaratangiye gukwirakwira. Hitler yabonye iryo rondabwoko ry'Abayahudi Munich nyuma y'intambara, aho umujyi wari warabaye ikibuga cy'amarangamutima yo kwanga Abayahudi. Irondabwoko ryariyongereye cyane mu mpeshyi n'itumba ryo mu 1919 bitewe n'ibyabaye ku isi. Abantu benshi mu Munich no mu bice bituranye bashinjaga Abayahudi ibikorwa byabaye mu gihe cya Bavarian Soviet, Repubulika y'abakomunisite. Nanone abantu bari bararakajwe n'ubutegetsi bw'Ubudage bwo gusinya amasezerano ya Versailles, kandi ubwo bukaba bwari bwaje mu rwango ku Bayahudi. Mu mwaka w'1919, igitabo cy'ibihuha by'Abayahudi, The Protocols of the Elders of the Zion, cyasohotse mu Budage mu Cyongereza. Mu mezi n'imyaka yakurikiyeho, Hitler yakiriye kandi akwirakwiza ibitekerezo byinshi byo kwanga Abayahudi n'ibihuha byari bimenyerewe i Munich ndetse no mu Budage muri icyo gihe. Muri ibi bihe, imiryango mishya y'ibitekerezo bya politiki yari ikaze, iganisha ku kwanga Abayahudi. Ni muri ubwo buryo Hitler yamenyekanye ku bw'ubushobozi bwe bwo kuvugira mu ruhame no gushishikariza abantu ku bitekerezo bya politiki. Mu mpeshyi y'1919, Hitler yinjiriye mu biro by'amakuru bya leta ya gisirikare ya Bavaria, Information Office of the Bavarian Military Administration. Ibi biro by'ingabo byakoraga amabanga ku mashyaka ya politiki Munich, kandi byigishaga abasirikare ku byerekeye politiki yo kurwanya communism. Muri Nyakanga 1919, Hitler yitabiriye amahugurwa yo kwamamaza agamije kurwanya communism, Propaganda Training Course, aho yumvise ibiganiro ku mateka n'ubutegetsi. Bishobora kuba byaramugizeho ingaruka ku bitekerezo bye. Muri iyo mpeshyi, Hitler yamenye ko afite impano yo kuvugira mu ruhame kandi yatangiye kwitoza no kwiteza imbere.
Mu kwezi kwa Kanama 1919 yatanze ibiganiro bye bya politiki bishishikariza kwanga abayahudi ku basirikare bwa mbere, ari nabwo yatangiraga kwamamara ku bitekerezo bye bya politiki. Hitler yashimishije umuyobozi we ku bushobozi bwe bwo gutanga ubutumwa no kuvugira mu ruhame, bityo umuyobozi we yamwizeyeho gusubiza mu nyandiko ikibazo cy'umunyeshuri ku kibazo cy'abayahudi. Mu ibaruwa yo ku itariki ya 16 Nzeri 1919, Hitler yanditse ko abayahudi ari ubwoko bwihariye. Anongera ibinyoma byari bisanzwe byibanda ku bayahudi bikubiyemo ibyo bavugwagaho mu bukungu, mu gihugu no ku bwoko. Muri iyo baruwa kandi Hitler yasabye ko hagomba kubaho leta ikomeye y'igihugu ishobora gukuraho abayahudi burundu mu Budage. Bijyanye n'akazi ke ko mu biro by'amakuru, Hitler yitabira inama y'ishyaka rito ry'abakozi b'Abadage rizwi nka DAP ku itariki ya 12 Nzeri mu mwaka w'1919. Nk'uko Hitler abivuga mu nama, yavuze ijambo ritunguranye mu ruhame, rikaba ryarashimishije cyane abayobozi b'ishyaka maze bamushishikariza kwinjira muri iryo shyaka. Mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa, Hitler yabaye umunyamuryango wa DAP afite nimero ya 555. Nyuma Hitler yigeze gutangaza ibinyoma avuga ko nimero y'ubunyamuryango yari 7 kugira ngo byumvikane ko yari umwe mu ba mbere mu ishyaka. Hitler yatangiye kuvuga ku mugaragaro ijambo rye rya politiki bwa mbere mu ishyaka rya DAP ku itariki ya 16 Ukwakira 1919. Hano hamenyerewe nko mu kabari ka Beer Hall. Kubera ubushobozi bwe bwo kuvuga mu ruhame, Hitler yihutira kuzamuka mu myanya y'ubuyobozi muri iryo shyaka. Yafashije abayobozi ba DAP kwandika gahunda ya politiki y'ishyaka. Iyo gahunda yatangajwe na Hitler mu nama rusange nini ku itariki ya 24 Gashyantare 1920 Munich. Hashize igihe gito, DAP yahindutse izina iba National Socialist German Workers Party (NCDAP), izwi mu Cyongereza nka Nazi Party. Mu mpera z'Ukuboza 1920, Hitler yaretse gukora mu gisirikare cya Bavaria, yimukiye mu cyumba gito cyakodeshejwe hafi y'icyicaro cy'umujyi. Guhera icyo gihe yahise yitangira politiki byuzuye. Inkomoko y'amafaranga ye yaturukaga ku magambo ya politiki yavugiraga mu ruhame, yanongerwagaho kandi amafaranga n'inyungu zitangwa n'ishyaka rya Nazi n'abaterankunga baryo. Mu mpera z'1921, Hitler yashimangiye imyanya ye nk'umuyobozi w'ishyaka rya Nazi. Muri uwo mwanya, Hitler yaranzwe no kuba umwe mu bantu bakomeye kandi batesha agaciro amateka ya politiki mu buryo bwangiza cyane. Mu gusozwa kw'iyi nkuru y'ubuzima bwa Adolf Hitler imbere y'ubutegetsi, biragaragara ko ibihe by'ubusore bwe, imiryango ye, ubukene n'ibitekerezo by'irondabwoko yahuriye nabyo byamubereye ishingiro ry'imitekerereze ya politiki. Nk'uko umwanditsi w'amateka Ian Kershaw abivuga, Hitler yakuriye akenshi mu bwigunge n'agahinda k'umuryango, bikamushyira ku nzira y'umurongo w'ubutegetsi bwo gucengera mu bitekerezo by'ubugome. Ibi byose byerekana ko amarangamutima ye y'ubwigunge ariko n'icyizere cyo kugera ku byo yifuzaga byamushyize ku nzira y'intambara ku mbaraga z'ubutegetsi ndetse no ku mateka mabi y'Abadage n'isi yose. Mu kiganiro gikurikira tuzasesengura intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose ndetse na jenoside yakorewe abayahudi, turebe uburyo amateka y'ubusore bwa Hitler n'ibihe yanyuzemo byagize uruhare mu byabaye, bityo tukamenya neza ingaruka z'ubutegetsi bwe ku isi n'uburyo amateka yahashize adufasha kwirinda amakosa nk'ayo mu bihe biri imbere. Nitwa Umutesi Gloriose, reka dukomeze guhurira mu biganiro nk'ibi ngibi.